Naam, amahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe barebyi bo gusenga TV Imana imwe. Iyo niyo channel yacu. Uyu munsi rero turagira ngo twazanywe kugira ngo tubashimire cyane cyane bari mu mahanga atandukanye, aho chaîne yacu igeze na ahantu heza cyane. Tubasaba ko mukora share, subscribe na comments. Iyo ni dawa buri gukora mu Islam. Nawe utari mu Islam ushobora kuyereba ukayumva, warangiza ukayohereza umugenzi wawe, ibintu bigenda neza icyo gihe. Uyu munsi rero turagira ngo twanzike tuganire ku bintu bigeze mu 8 bigaragaza umuntu w'ubwibone n'ibihano azahabwa hano ku isi. Ndagira ngo nkubaze, uri umwibone? Kwibona, kwirata, kwiyemera nibyo bintu bibi, icyo cyaha Allah subhanahu wa ta'ala agira gute yanga. Rero birashoboka ko wabura aho ngaho turanye n'abavandimwe, turanye n'abantu bagiye batandukanye, ariko bakarangwa n'icyo cyaha. Aha rero ubwibone turatangira ngo turebe umuntu waranzwe n'ubwibone, Allah subhanahu wa ta'ala azamurigitisha ku munsi w'imperuka mu butaka. Kumurigitisha, urumva, nukumurigitisha kugeza ku munsi w'imperuka. Umuntu aranzwe hano ku isi n'iki? N'ubwibone. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, abibona bazazurwa bareshya n'udushishi. Umuntu uzi ko yibona, kwibona, iyo mvuga kwibona, kwirata, wiyemera, wikuza, umva ko uri igikomangoma, uri igikomerezwaho, ku munsi w'imperuka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ngabo bantu ngazabazura bareshya n'udushishi. Abo bantu bazazuka bareshya n'udushishi, udushishi dusuzuguritse cyane hano ku isi, tutunyuraho tugenda tugira gute, tudukandagira. Nawe rero ku munsi w'imperuka uzazuka ureshya nk'udushishi, twatundi bagera gute, bagenda bakandagira. Ndagira nkubwire muvandimwe, reka kwiyemera, kwirata, kwikuza, kumva ko uri igikomangoma, uri igikomerezwa. Ntago aribyo. Icya gatatu ni icyaha cyakorewe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni icyaha cyakorewe Imana. Uzasome muri Qur'ani 2:34, aho Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye Iblis, yabwiye umumarayika ati ubamira umuntu. Icyo gihe yanga kubama, asuzugura Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, agira ukwibona. Kandi Imana imaze kurema Adamu kugira ngo ibiremwa byose bimwubamire, ariko Satani yanga kubamira Allah, yanga kubamira Adamu. Abaze kubamira Adamu ahinduka. Nimuzasome neza muzasanga ubusobanuro bugize gute, ubusobanuro bw'icyo kintu. Rero ni kimwe mu byaha cyakorewe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uzarangwa n'akavungukira, uzarangwa n'akavungukira k'intete y'ururo. Muvandimwe muntu nyumva, nawe undeba, uzarangwa n'akavungukira k'intete kangana n'intete y'ururo, n'intete y'ururo, azinjira mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uzarangwa n'akavungukira kwiyemera, kwikuza, wirata, umva ko kuri igikomerezwa, uwo muntu uzarangwa nabyo nazinjira mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatanu, Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati ubuhambare bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni umukenyero wa Allah. Guhambara n'umukenyero wa Allah subhanahu wa ta'ala n'ubwibone n'umwitero y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ure kujyana sifa z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, muvandimwe muntu nyumva. Icya gatandatu, uzashaka, tugikomeza kuri iyo cya gatanu, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati ubuhambare n'umukenyero wa Allah subhanahu wa ta'ala, n'ubwibone n'umwitero wa Allah subhanahu wa ta'ala, ngo uzashaka kurangwa nabyo zamujugunya mu muriro wa jahannam. Uzarangwa n'ibyo bintu bibiri azamujugunya, Allah subhanahu wa ta'ala azamujugunya mu muriro wa jahannam. Icya gatandatu rero, ijuru ryahanganye n'umuriro. Ijuru ryahanganye n'umuriro. Ijuru riravuga riti abanyantege nkeya. Ijuru ryaravuze tuti abanyantege nkeya, abicisha bugufi n'abasuzuguritse, abo ngabo bazajya mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, n'aba bandi bakoze ibikorwa byinshi. Ariko umuriro nawe uravuga uti natoranije. Umuriro watoranije abibona n'abiyumva ko ari ibikomangoma, ari ibihangange. Abo batoranyijwe n'umuriro.
kandi turabizi neza ko Allah subhanahu wa ta'ala azaturimbuza iki umuriro. Dusaba ko wowe undeba nawe unyumva Imana izagera gute izawukurira. Icya karindwi, umuntu uzahura n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yamurakariye, numwibone, numwirasi, nuwundi umva ko yikuza, uwo ngo kumusumeruka Allah subhanahu wa ta'ala azahura nawe yagize gute yamurakariye. Bavandimwe rero barebyi, turabashishikariza, turabifuriza kuba mu bantu batagomba kwibona, kubona ku bantu batagomba kwirata. Niba ufite imodoka, gerageza ntunyure ku muntu utamuhaye lift. Niba ufite igare, gerageza ntunyure ku muntu utamashye ngo uraje hehe. Ni ibada cyangwa se ni ikiza ukoze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko muri minsi ntago ariko bimeze bavandimwe. Umuntu marumva ko yaguze imodoka ahubwo ari kugenda atera abantu ibiziba, ari kugenda atera abantu abereka ko yaguze imodoka. Umuntu maragura igara kumva ko igikuba cyacitse. Umuntu marubaka inzu akumva ko yarenze ku bandi bantu, kandi umenye ko muvandimwe ntabwo ibyo bintu wabivukanye, nanjye ntabwo nabivukanye. Gerageza rero utarangwa no kwibona no kwikuza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bitazaba ikibazo imbere yawe. Rero turagira ngo inama dushobora kubagira, gerageza bike ufite. Nukuri reba hirya yawe umuturanyi ufite, reba hirya hino yawe abaturanyi bahari, gerageza muri quartier ubamo ugerageze utarangwa n'ibyo bikorwa. Umuntu rero uzarangwa n'ibyo bikorwa ku munsi w'imperuka Allah subhanahu wa ta'ala azahura agize gute yamurakariye. Turabasaba rero gukomeza gukora share, subscribe ndetse n'ibindi kugira ngo tuze duhura kuri chaîne yacu, kuko imaze kugira abantu benshi cyane. Tubasaba ko mukomeza kuyavanza kugira ngo natwe ku munsi w'imperuka nawe uzavuge uti nyamara numvishije ubutumwa Sheikh Isa abivuga, nawe wangiza ubusakaza mu bandi bantu. Rero iyo umaze kubyumva nta kindi ukora, urasharinga abandi bakagera gute bakabyumva. Nibura nawe ukaba mu bantu bakoze ubutumwa abavandimwe b'Abayisilamu namwe mutari Abayisilamu. Rero turabashimiye kandi amahoro y'Imana abane namwe. Tuzasubira ubutaha, mugume kuri chaîne, uzabona ibiganiro byacu by'ibitandukanye.